sibyo hari igihe ubona umuntu ukamukunda ariko kumubwira ijambo utazamubona ngo urimubwire ese nk'ubwo ngukunda sibwo ngiye kubikubwirira hano imbere ya kamera muri make it's all about love ariko ukuntu muri iminsi ndi kukwihamagaza ubona ntagukundana ahubwo murabona ukuntu Deborah avuze ari romantique abarundi iyegereza mikoro abarundi bakumva abarundi ndabakunda cyane ubwo shere wawe n'umurundi twabyumvise sikoze nibwiye abarundi ko mbakunda abarundi ndabakunda cyane nimba ari umurundi ureba ino video much love bavuga igifaransa aga no harya trop amour tuzi hari abantu benshi bafite ibibazo mu rukundo ariko hari n'abenshi bafite ibyishimo mu rukundo turifuza ko rero buri muntu wese ni story dushaka kujya tuganiraho z'ubuzima bw'urukundo byishimo by'imwihariko reka nshibanze shimira abanyarwanda hondi ndetse shimire n'abanyamahanga aho ngaho muri mu bihugu bitandukanye ndavuga ba diaspora wenda mushobora kuba tugiye kujya tubagezaho aribyo tugiye kubasobanurira kugira ngo mujye mumenya ibiganiro tubasha kubagezaho buri munsi nta munsi tuzarara tutabaye ikiganiro ngiye tugiye kujya tubana rero muri ibi biganiro bigiye kujya duhora tubashimisha muri rusange nitwa Stone w'abanyarwanda ariko hano muri kuhabona ndi mu minsi muramuzi muri minsi ya 2020 yagarutse tujye kujya tubana muri ibi biganiro buke tujye gukomezanya urugendo mbese reka muhikaze nawe abanze kubibwira reka muhikaze sanze sibye kuseka urami ikaze nge ndi wacu ubwo ngiye kambanze mbabwiye ngo mbahikaze abanyarwanda aba diaspora people all over the world wese waburi gukurikira Isaro TV kuri mwanya hi satwara namwe nge ndi Deborah Miss 2028 umwiryo Deborah Messi Miss 2028 ya okay Miss abakobwa bose batiyamamaje eko Debo bimeze bite bimeze gute subibona bimeze neza maze nk'umuntu uri kuyaga urukundo yes reka rero mbwire abamama iyi nicaro muzasangaho hari inkuru nyinshi z'urukundo muzajya mubonaho Deborah bizi ibintu by'urukundo kuturusha cyane sibyo Deba nibyo ntazi muzagenda mudufasha kudukongera ibitekerezo yes ndetse abasore n'inkumi ntatwibagira ariko azade mureka ngubwire mujye kanga banza ngavuga ukabona kuvuga nyuma ngana kuretse wumve no domfa ngiye muri telefone ngavuga yaba bari babizi guhaye mwanya so guseka sibyo se hanyuma babyeyi mwajyaga mwibaza se umuntu akunda ute ese niki cyahindutse mu rukundo true stories z'urukundo niki iyi YouTube dushyizeho ntago ari yo kuvuga ngo tuzagishyiraho right ibintu by'abantu mudashobora kumva abana bato abakuru abapapa abasaza abamama twese tuzajya tubasha kubana muri iki kiganiro kugira ngo umuntu uzajya wumva hari aho bogamye cyangwa ari cyo ashaka ko tumuvugira tuze tubasha kugira icyo tuba twagukorera cyangwa se twagusobanurira Deborah gwa abahungu mube tayari mwebwe nabashaka gutereta ufite sheri yarya video ukurikiraho nzabibabwira cyanzaba ndi kumushaka bamenye kari couple y'abantu babigiye kugikora ikiganiro basi tukababwiza uko ntago cyo tubeshya hanga ku Isaro TV ntago cyo tubeshya ntago dukundana nta nubwo namwemera no muri video ibaze ko nakima ko tunabibabeshya wapi ahubwo ubu ngubu nimba mufite nzabibabwira cyane abasore bari tayari twakundana mbe ndi no gushaka umukunzi subiri oya nyera ko twakomezanyije tumureke then ndetse nabiza abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo nta rukundo rukibaho ese koko nibyo cyangwa sibyo tuzagenda dushaka ama couple afite aho ageze urukundo rwabo afite bagenda batuganiriza ndetse imbogamizi ndetse n'uburyo bova coming ibibazo bagenda bahura nabyo ndetse namwe muri comment mujye mutubwira mushaka ko twazana baganiriza mufite couple muzi ko namwe mufite story mwa sharing abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange mwatubwira uzi kumeze nk'umuntu bahaye divorce
ndacyari umwana ratangiye reka bagure Debo hari ukuntu bivuze ndacyari umwana oya hari ukuntu bivuze sibyo numva umeze nk'umuntu wigeze gukunda aho bamubabaza umutima urwara depression another story wararwaye another story cut another story ndambwira ngo warakunda ngo cut another story natubwira atakomeza ari kutubwira ese ngo ntabwo tuzimiza ibyawe we dufite umwanya mwinshi tuzabanira mu gihe kinini cyane kirekire uzagenda mumenyaho byinshi ndetse namwe tumenya okay ntago ari hano ngo tuze tubabwire we want to connect with you guys twumvikane twese mwihangane tuba twashishijemo kugira ngo tunaseke tunasabana njye nk'uko nababwiye nitwa Stone mu buzima busanzwe ubundi jewe nkunda kuganira n'abantu niyo mpamvu tugiye kubana muri ibi biganiro bya buri munsi ikindi cy'umwihariko nge nzi ibintu byerekeranyije n'urukundo kurenza abandi bose utazunguza umutwe ukabihakana nibyo ntabwo ari urukundo gusa tuzatugana no ku zindi story abastari abantu batandukanye kuganira n'abastari hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bajya bibaza se umusitari abayeho ubuzima bumeze gute abantu benshi bajya bibaza ngo ese abastari bafite amafaranga ntabwo tuzi abastari bo hanze barayafite ese abo mu Rwanda bafite amafaranga barayafite ariko se kuki abafana b'abastari bajya bibaza buri munsi ngo kuki badabasha kudufata kuki tutabasha kuvugana twe tuzajya tugerageza no guhuza hari nk'abakobwa tujye tubona kenshi bakunda abastari babihebeye turifuza ko tuzajya tubahuza akanamubwira ikiri ku mutima we akanakira urukundo rwe sibyo hari igihe ubona umuntu ukamukunda ariko kumubwira ijambo utazamubona ngo urimubwire ese nk'ubwo ngukunda sibwo ngiye kubikubwirira hano imbere ya kamera muri make it's all about love ariko ukuntu muri iminsi ndi kukwihamagaza ubona nagukundana mberetse muri telefone yanjye ko yambaye kugeza hejuru nk'ugashaka kumute crash ubwo mungire munkure mu nzira atazananyiba munkure mu nzira vuba vuba ubwo ndikwisabira none se ntabwo nahagukura se ngenda umwana mubi uyu ntabwo umushaka twikomereze ratu ngo tumureka twikomereze murabe mubyumva twikomereze nicyo rero ndi kubwira abantu like ndifuza ko twafatanya njyewe namwe mukatubera inshuti tukababera inshuti ndifuza ko twajya tubagezaho ibiganiro byiza kandi baryoheye nimwumva hari aho twabogamye cyangwa se twakoze ikiganiro kibi mufite uburenganzira bwo kuzajya mubitubwira ariko ndahamya neza ko nta kiganiro kibi tuzigera tubagezaho cyangwa se dukora kuko twaricaye njye na Debra dufata gahunda n'undi muntu umwe inyuma ya kamera dufata gahunda turavuga nti reka twicare tuganiriza abantu bazatubera inshuti twe turashaka kwiremera abavandimwe n'inshuti turashaka inshuti turashaka kwiremera umuryango sinangwe ko urukundo gusa dukunda abantu dushaka inshuti nshyashya dushaka tujye tunahura tumenyane tujye tunahura akantu ushyizemo noneho tumenyane love is loving ariko songera atamwihangane sorry njye mfite sheri ariko wowe Debra nta sheri afite murazi kwihangana njye mfite sheri ndamukunda niyo mpamvu burya ntuzaganire iby'urukundo utaragira umuntu ukunda uzajya uganira iby'abantu bahanye divorce ariko njye nitwa Stone njye mfite sheri mfite umukunzi kandi ndamukunda rero ndifuza kuko nakunze uwo muntu najya kankunda ariko namwe najya tuganira muri make Stone azafasha abantu nkanjye ko bari mu rukundo abantu nkanjye twajya mu rukundo kubyumva bihagije njye nzababariza nzaba mpari kuko iby'urukundo nanjye ndacyabyigaho ibintu byinshi kuko namwe mukiri kubyigaho nzababariza tumenye byinshi ndetse n'uburyo twarwakira ndetse by'urukundo tumenye ukuntu tubimanage ngenda kuvugana n'abanyarwanda uyu simfasha ahubwo murabona ukuntu Debra avuze ari romantike abarundi iyegereze mikoro abarundi bakumva abarundi ndabakunda cyane ubwo sheri wawe n'umurundi twabyumvise sikoze nibwiye abarundi ko mbakunda abarundi ndabakunda cyane nimba ari umurundi ureba ino video much love bavuga igifaransa aga no harya trop amour
ntago ari byo ndabyishe data gusa ndabakunda by the way ndabakunda ako ni igifaransa ndakizi ko kivuga nyine bivuga nijoro turi kumanywa nijoro nidufata video nijoro I promise nzavuga igifaransa gusa. Deborah mutangire mu mumenyere abahungu mushobora gukundana na Deborah nta rukundo agira nanone ku rundi ruhande ugomba kuzi igifaransa neza ko ngiye nicyo mvuga. Asa Deborah navuze ko mfite umukunzi wabyemeye tukaganiriza abantu ku rukundo. Ngiye ndashaka umukunzi ufite nuwuhe? Ngiye mfite umukunzi ufite umukobwa nkunda. None umukobwa yitwa nde? Bamwita Yvette. Mbe aramubeshya no muri contact nta Yvette tubamo. Sibyo okay. Nyose wamumenya nakandikamo Yvette. Hata twikundane. Muhamagare se? Twikundanira ata abanyarwanda. Twikundanire urukundo rwogere rwose. Ngiye ndashaka urukundo. Shaka urukundo ndashaka nyine urukundo rwuzura aha hantu. Aha gusa rukamvamo rukakujya. Twabyumvise. Urwo rukundo ushaka uzadufashe ntuzakunda abahungu uruzakunda umwe. Urumva ko umuhungu wa mbere uzakora subscribe ikindi sibyo se we've been my next boyfriend. Urashaka umuhungu umeze ute? Umeze nakibyo turabigarukamo muri episode. Ibyo turabigaruka muri episode ya kabiri. Episode ya kabiri turabigarukamo sibyo? Turishaka kuremya umuhungu ushaka ameze ute. Hanyuma reka mbabwire rero mwababyeyi inyunganizi mwajya muduha ku rukundo. Uri kwisatsa ikideba ko wamubonye se ari wayikoze rona? Ndi kubona kuri subscribe ziri abakobwa bagenzi banje bainda basize abantu bashaka kwibwira ngo turi couple nawe Debo tuvugishwe ntago ari byo twakundana wenda ndamufite mfite umukunzi byanzura ahangaha abantu bashaka kubona tubana gikana iby'urukundo ni babiri bashaka kuba bakundana bashobora kuba nta no kubibeshya nta nubwo turabibeshya nta nubwo tunabitekereza tunabiteganya point ku cyumba tutabiteganya so ntabwo turi abantu ntabwo mbiteganya so ubwo ni one sided love sibyo ntabwo ndimo tamyakanye we kandi zuba rino kuva ariko we reka mbabwire yo mba numiwe hanyuma rero hariho abantu bajya mu rukundo gasanga umuntu agiye gukunda ari true story harimo abantu bafite true story z'urukundo ibigano tujye kujya dukora ubaye hari ubyisangamo hari nimero uzajya ubona haho uzajya ubasha kuyihamagara wamamagara ukambwira ati Stone cyangwa se ugahamagara Deborah ndashaka ko munyakirangiye na sheri wanjye tukaganira uburyo twahuyemo tugakundana tukaba twubatse urukundo bikaba ari ibintu byiza ushobora no kuba kuko iyo tuvuze urukundo nta kintu kigira positive side sibyo ushobora kuba ufite sad story ku rukundo rwawe navango bi negative ntabwo ibyo biba negative ko ibintu byose birakutwigisha ufite sad story ku rukundo rwawe uri n'umwe ufite story y'urukundo yose nta kibazo wadukontaktinga umwe muri twebwe tukavuga waba uri inshuti ya Deborah ukamwandikira ukora ko kuri YouTube uzajya uyibona n'ubundi namba wakandikira Deborah bite Deborah ndagukunda ndashaka ko nanjye muzanyakira Deborah azajya guha rendezvous wanyandikira uzajya ubona hama nimero mbese hanyuma uzajya uza rwose ni karibu hano iwacu kuri Deborah ndifuza ko abantu batwisangamo bakatwisanzuraho tuzi ibijyanye n'urukundo twarabyize yes tuzi hari abantu benshi bafite ibibazo mu rukundo ariko hari n'abenshi bafite ibyishimo mu rukundo turifuza ko rero buri muntu wese ni story dushaka kujya tuganiraho z'ubuzima bw'urukundo abastari benshi tuzadutumira abastari n'abafana babo hari abana b'abakobwa bakunda abastari hari nk'umwana w'umukobwa ukunda Christopher wenda kuzapfa ngenzi umwana w'umukobwa ukunda social uramuvugisha karira akamubwira ati mbabarira nubwo namubona ndabafite bagera kuri 3 barambwira ati kare narababwiye ndabwira ati ngiye gutumire ubona ufite umukobwa tuzakira ejo muri kwa 4 we noneho yarari mu rukundo n'abastari bose bo mu gihugu azi story z'urukundo ariko urukundo nta limit rugira da ntakaba limit urukundo nta limit rugira byo nize nta limit rugira hanyuma rero nicyo ndi kubwira abantu turabinginze turanabasabye nyaboneka mube nk'abavandimwe nicyo kintu tubisabiye reka tubisabire basi mujye mudukora subscribe n'ushoboye kudusharinga dusharingire kugira ngo tugire imbaraga zo gukomeza kuganira nawe commenting ideas nimba bikunze tubwire muri comment wandike Deborah ndashaka kukosora iki nagukundiye iki ngiki nukuri Deborah ndagukunda ndifuza kuzabonana nawe umuntu uzajya bareka ko ashaka guhura na Deborah muzajya muhura munakorana ikiganiro munavugana mubaze n'impamvu wamukunze si byose
nicyo kintu ndi kubwira abantu. nzakunda nzamubwira nge ngupropose ko bwatsige dupropose biremewe wampropose reka rero twari turi gukora kugira ngo tubwire abantu icyo tugiye gukora demo. Ndashaka muze gukuranirana ikindi kiganiro nyuma y'iki kiganiro mwumve story zanjye noneho na Deborah. Aha twari turi gutanga introduction. Banze ukore subscribe kugira ngo notification. Yes, ukande na like. Video tuzanye zose ugize kuzibona. Very interesting kurusha iyi ko iyi ari introduction. Ibintu cyo tubana ibiganiro bi ko ngenda shyushye we ntashyushye ariko nyine ya tugomba kuzabigira. Urashyushye. Tugomba kuzabigira urundi rwego. Urashyushye. Urashyushye Debo. Harashyushye. Deborah ni inshuti yanjye ntabwo nari nabaje kubibabwira. Iyi ni inshuti yanjye kuva kera. Abantu bamuzi muri sinema nyarwanda yamye akina sinema. Ariko aza kuvuga ati oya nkunda Stone ndashaka kujya gukorana nawe. Cyako aswaje ubyemera kuko Debo. Ribyo. Ya ni inshuti yanjye n'umwana w'umukobwa kandi akunda abantu. Mu buzima nyine n'umwana mwiza nimubana mugiye kujya mubana kuri YouTube muzabibona mu buzima bwe. Ubwo umuhungu uzabumva ari seriye yumva ko ashobora gukundana na Deborah. Uri seriye ngiye nababwiye ko oya ye narafashwe. Ariko Deborah ariko no narafashwe ariko nubwo nafashwe ako ndakubwiye ngo bibugire se kutegereza bikora Deborah. Ntarashaka ako hari abana bajya gafata mikro gutya. Ntarashaka ako kantu mugashyireho. Ubwo rero Deborah umuhungu uri seriye Deborah ni single kazi. Are you sure? Nta mukunzi agira. Ugira umukunzi Deborah? Benshi cyane nk'abantu bari gukora subscribe, abantu bari commenting, abantu muri like mana yanjye. Muri abakunzi banje ndabakunda cyane cyama mwese nkahura namwe. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo abantu badukurikirana mugiye kujya mudukurikirana n'ubwa mbere mugiye kudukurikirana umuntu nibubone aka video kana training okay nigakora ngo ni training. Okay njya mukosa mu okay nkosora kana trending kana trending siramo ekatitu kosora kana trending kana trending yes sibyo narivuze ndiva kana trending sibyo narivuze se ako kana trading right niba kacuru sinzi ko ka trading ngo mutubwire ni mwarimu wanjye w'icyongereza nanone ni Gisipanyoro mumbera abarimu biki je munankosora nimbyica yes ariko wazaza ukatwegera tukaganira cyangwa se hari inkuru wowe uzi yabaye ku nshuti yawe waza ukayitubwira yewe tugana n'abantu banafite depression. Kandi depression ni ikintu kiri hano hanze abantu bakitaho ariko shabani bari hanze kamanzi mbagiye nama ntago ari byo byanje ariko nyine mental health irakomeye hanze n'abantu bafite ibibazo byishe depression yishe. Niyo mpamvu ikintu tugiye kuvuga turi buza no kukigarukaho. Ntabwo twe dushyizeho YouTube yo kwishimisha ku giti cyacu, no, dushyizeho iyi YouTube kugira ngo tubane namwe mu bibazo. Abantu bafite depression nyinshi cyane ndifuza ko twe tubifitemo ubunararibonye. Dufitemo kuganira nawe, ngwino uganire nawe, hari n'abandi bakeneye kuganira nawe bakugira inama reke kwigunga umuntu yaranyanze ibintu birashira. Yes, nubivuga bizashira nunaganira natwe. Kandi twebwe uko twicaye hano ni ibintu dufitemo, turi inzobere muri ibi bintu. Ndifuza ko wajyaza uko twegera tukaganira nawe n'abandi bagenzi bawe uzi batinye. Ngwino uganire ikikuri ku mutima wawe, ngwino wowe ku giti cyawe ubohoke mu mutima wawe, wumve yuko hari abantu bafite kuvuga ngo abakobwa ni babi, abahungu ni babi, nta rukundo rukibaho. Reka nkwibutse ko urukundo rugihari. Ni naho ibintu byose bipfa. Yes, urukundo rurahari kandi cyane. Ahubwo niba ufite icyo kibazo twegere wahamagara Deborah inshuti yawe, wabonye video ukaba ufite nimero cyangwa ukaba wayishatse ukayibona, mubwira ati Debo ndifuza kuzaganira namwe muri iki kiganiro. Ndifuza mfite depression yarandenze, umuntu yaramemukiye. Ntabwo dukeneye kuvuga ngo umuntu mwaratandukanye urugo n'urugo barusko rwiyunga, uhuza abantu babiri batandukanye bakongera bagasubirana. Cyane.
reka turekerera muze kureba ikindi kiganiro turi buze kubagezaho jye na Debra. Abasitari muzababona benshi bo muri sinema, mu muziki, benshi mugiye kubabona babaganira story z'uko bambeze ubu ngubu uko ibintu byabo bihagaze. Hari n'abashobora kuzakundana na Debra, sibyo? Ego Debra, ngo ugira ikintu babwira ngereho cyangwa ndabakunda. Iyegereze mikoro muko. Ndabakunda. Ese kuri kunga mikoro wabivuze bakakumva utabo babeshya we. Data ndabakunda, sibyo kabivuga nje ndabakunda. Cyo kintu cyonyine mfite cyo kuvuga ndabakunda. Ndakunda nangira urukundo rwinshi ku buryo nyine mwese ruhari ruhagije rwo kubakunda. Ya urukundo rwanjye ni rwinshi. Ikibazo ngiye kutankunda. Rwinshi pe. Rwinshi rwabakunda mwese. Mwese. So muze dukundane. Ya. Dukundane Debra. Dukundane. Nyine se dukundana Debra? Ntago ndi kumwumva. Yes. Reka nshimira abantu rero mwadukurikiranye muri iki kiganiro, nshimira abantu abadiaspora muri rusange, n'abanyarwanda muri rusange hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gitemba amata n'ubuki, gitemba urukundo, n'abadakundana ndabinginze mwihangane mukundane. Erega reka mbibutse bana, iyi si ntago ari iyacu. Sinzi impamvu abantu mudashaka uburyo mwabyiyibutsamo. Dusa nk'abantu twafashe iyi si tukayigira iyacu nyamara ntago ari iyacu. Amen. Amen. Kubyumva? Hallelujah. Siri kubyumva Debra? Amen. Yes. Ntabwo iyi si ari iyacu, nakifuje ko twagirana urukundo. Njye bundi nakifuje ku isi ko nta muntu umwe utazajya mu ijuru. Hallelujah. Ariko basi gerageza muri wowe wumve kukunda umuntu nta rwango, kuko iyi si dufite imyaka Imana yatugeneye kuyibaho. Bivuze ngo nta nubwo tuyicumbitseho. Buranye umuntu acumbitse abyuka agenda. Ahubwo Imana yaduhaye igihe cyo kuyibaho tukisobanukirwa. Hari abantu bavuze ngo mu bundi buzima tuzabona. Ndifuza ko ahubwo mu bundi buzima kugira ngo tuzabonane tukabonana ubu dukundana, tukazabona mu bundi buzima dukunda. Tukakomeza. Yes. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu ufata ukankorera subscribe. Nyaboneka. Sibyo? Useseje Debra. Ugakundana. Yes. Nyaboneka. Fata telefone yawe unkorere subscribe. Ntacyo bisaba. Nta na kimwe. N'utumega twawe tungahe. Nukuri. Nubwo wafata ijana ryawe cyangwa se ukajya ahantu hari wifi. Biba ritwara ryose. Bibabwira kanda gusa. Kura ako kantu ngo mwa. Ugenda unkorereho gusa. Ubundi umbaza ati inshuti yanjye. Utawandika ngo nagukoreyeho. Nunkorera subscribe. Nagukoreyeho. Noneho bibaye akarusho nk'inshuti yanjye, bakobwa, abahungu, basore, bamama. Nunkora subscribe Imana izaguha imigisha myinshi gukubira 100%. Amen. Kugira ngo n'abandi benshi icyo wabonye nabo bazabashe kukibona. Sibyo? Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro n'ibyishimo. Uwiteka akomeze kubarinda, akomeze kubana namwe muri ibi biganiro byacu tubana, ndetse no mu bundi buzima mufite imbere. Mbabwira ngo mukomeze ndetse no kubana n'imiryango yanyu neza kandi mubane mukundana. Reka mbabwire ngo mukomeze mukore subscribe, share ndetse na comment, kandi mugira amahoro n'Imana. Mukomeze turabakunda. Kubona n'amayinite yo kudukorera share. Turabakunda.